abantu twigana niko twaba tubivuga kenshi. Reka noneho tuganire uyu munsi ku bijyanye na budget cyangwa gukoresha umutungo cyangwa amafaranga twinjiza neza. Nk'uko tuba tubiganiraho, amafaranga ari active, ni ukuvuga ngo ahora agenda. Niba utabashije kuyacunga ngo ushyire intoki zawe, azajya gucika, yinjiye mu ntoki zimwe asohokera mu zindi. Ni kwa kundi usanga abarundi bavuga ngo ni amahera. Okay, na ikintu cyangombwa tugomba gukora rero, tugomba guheraho no gukora plan, right? Tukayapangira neza. Umugabo yaranditse witwa Solomon yaranditse ngo ugire umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe, right? So be diligent to know the state of your flocks and attend to your heart, right? Urumva birisobanuye kabisa. Tugire umwete wo kumenya ibyo twinjiza n'uburyo tubikoresha neza. Ni umwete, n'uvuga ngo tugire courage mu yandi magambo, right? So aho ntabwo mpatindaho cyane. Hari impamvu zitandukanye zituma abantu badakora budget. Kimwe muri ibyo ni uko usanga bafite ubwoba, ese noneho nikora ntibicemo, ugasanga baratinya kuko ubushize barayikoze, mugenzi wabo yarebabwiye bayikoze yanga gukora. Ugasanga wenda umwe mu rugo ayikoresha kugira ngo yabusinge, akontrole umugabo, akontrole umugore, cyangwa umugabo akontrole umugabo, cyangwa se whatever, niba butari couples, ariko it's been used to abuse. Cyangwa ugasanga umuntu yandika, abantu benshi bakora budget ariko ntibayishyire mu bikorwa, ntibayikurikize, ikaba ari urupapuro gusa rwo kwishimisha. Ikindi ni uko usanga hari abenshi muri twe tutanayikora, noneho ugasanga nta na budget dufite. So urumva rero ibyo byose bituma tutayikora, biduca intege, ariko there's better ways. Number one, impamvu tugomba gukora budget ni uko ituma utabaho mu kajagari, you're removing a crisis, right? Ikindi ni uko amafaranga iyo yapangiye neza, ukayakoresha neza, akora byinshi, amara igihe agera kure. Ntabwo ukwezi kurangira mbere yuko amafaranga arangira. Ntabwo amafaranga arangira mbere yuko ukwezi kurangira. Sorry about that. Ikindi ni uko agabanya intambara mu ngo. Nk'abantu bari married, amafaranga ni ikibazo gikomeye. Abantu benshi icyo bapfa 60% ya divorce, 60-70% ya divorce iva ku kibazo cy'amafaranga. So ni ukuvuga ngo tubashe kuyafata neza, tugakoresha neza, tukayaganiraho neza, bigabanya ibibazo mu rugo. Ikindi bikongera relationship. Ikindi kibaho ni ikintu uko bivanaho ibintu biteye isoni. Urabona nko kujya ahantu waruzi ufite amafaranga kuri konti, wakoresha kaga karite, kuko muri minsi hasigaye ufite agakarite ka banki nyine, wagacishamo ugasanga nta kirimo. Wajya kureba muri konti wamaze gusinya sheke, bageze kuri banki ugasanga reka da. Ni ibibazo bikomeye, right? Kubera ko uba uyacunga neza, uzi uko byifashe. Overdraft ni ikibazo gikomeye, ugasanga muri banki wagiye muri moya. Ibi byose no kubivanaho, right? None ikintu cyangombwa, ikwereka aho urimo gukoresha menshi bitagomba, overspending, kugira ngo ubashe kongera gukora adjustment, noneho ibintu bijye ku murongo. All right? Now, hari ibintu byinshi usanga iyo umuntu avuze ikinyoma kenshi kigera kigahinduka ukuri, kandi ari ikinyoma still, right? So ikintu cy'umwenda rero bagikoreye marketing yahatari, ku buryo usanga uyu munsi iyo ugiye kuri banki bakaguha loan, habura gato ngo baramye kabisa. Urabashimira byahatari, baguhaye umwenda w'iyo modoka cyangwa w'iyo nzu, ugataha ugatanga n'ubuhamya no mu macaca. Imana ishimwe ko nabashe kuntu umwenda wo kujya gute, wo kugura inzu, ugasanga kubera ko mu kajagari agakoresha yawe aho gutangira gukoresha y'abandi, n'ibintu byinshi batubeshya. Now, urugero rwa mbere, if I loan money to a friend, I'll be helping them. Ikinyoma cya mbere, ngo iyo ngurije inshuti yanjye mba kumufasha. Ukuri ni iki? Ni uko iyo ugurije inshuti yawe uba wishe ya relationship. Reka nkubwire, nushaka niba ufite inshuti ubone gutesha umutwe, wabuze uko wivanaho, umugurize 5, ntabwo azongera kwitaba telefone yawe. Bizaba birangiye. Kubera iki? Kubera ko azahindutse umugaragu wawe. The rich rules over the poor and the borrower is a slave to the lender. Iyi verse twese turayizi, cyangwa amagambo turayazi. I'm telling you, niba ushaka kwicaho umuntu akuzengereje, mugurize 5 rero uko bigenda, ntazongera kuguhamagara. Indi myth,
ngo nifasha umuntu muri banki nkamusinyira, donc banki yamwimye loan tukajya kuri banki nkamufasha kugira ngo abone iyo loan nkamusinyira, ngo nzaba ndimo gufasha inshuti cyangwa umuvandimwe. Niba banki yayamwimye kandi banki ikintu izi cyambere no gukorera amafaranga no kwinjiza amafaranga, urebe building yabo, urebe n'inzu bamo, umukire ninde, banki zifite amafaranga. So niba banki irebye igasanga uyu muntu atabishoboye, wowe ufite ubumenyi iki muri finance butuma ujya guhagararira umuntu na banki yanze guhagararira? Kuko banki ikura amafaranga mu kintu kimwe, mu gutanga imyenda. Ntahandi yakura, ni mu gutanga imyenda. So niba yimye umwenda umuntu, nuko yakoze karikiri gasanga uyu muntu wapi nta kizagenda. None warahagurutse ntari ibintu bya finance uzi, nanjye ndahagurutse ntabwo numva amafaranga uko bigenda, ngiye gusinyira umuntu. Ugasanga ababyeyi basinya abana basinyisha ababyeyi, ugasanga akavuyo, ejo business ziranze, ugasanga ibintu byose babitwaye cyamunara. So that is a stupid thing to do.